nabateguriye inkuru nziza ndetse nyinshi n'ubu ngubu wakomeza n'ubundi ugaca kuri YouTube channel yacu ukazireba, ariko none iyi ngiyo ndi kwitegura nabanje guseka ubundi ndarira ndongera ndifata ndavuga nti rwose iyi nkuru ngomba kuba ariyo mitambaha bitewe nuko numvaga inkoze ku mutima ndetse rwose nkumva hari byinshi yabigisha. Mu by'ukuri ibintu byabayemo biratanga. Buryo umuntu aramutse agusanze muri dushe uri koga cyangwa se uri mu bwiherero bwawe, sinzi icyo wabanza kwikora. Reba niyo umuntu akomanze uri mu cyumba cyawe, uhita utangira ugafata amayesime, ugafata utuntu tw'utwenda ukambara kugira ngo wa muntu ujye kumukingurira ibintu byose bimeze neza cyangwa se ataza kubona ubwambure bwawe. Mu by'ukuri byabaye muri iyi nkuru byo biratangaje, gusa ni byiza kuko byanavuyemo ikintu gikomeye. Ndabyumva amatsiko akomeje kukubana menshi, uribaza uti se ubundi iyi nkuru yo yitwa ngo iki? Mbere yuko nkubwira byose kuri iyi nkuru, reka mbanze nkubwire yuko ari inkuru y'umukobwa wahungiye mu bwiherero bw'umusore. Ubwo ndavuga dushe yahungiyemo asanga umutipe ari gukaraba. Ni ibintu byabaye byiza, byabaye intangiriro z'ibintu bidasanzwe ndetse rwose bivamo amasomo akomeye ahaba ku mukobwa ndetse no ku muhungu. Ndabyumva amatsiko akomeje kukubana menshi, uribaza uti se mu by'ukuri ubundi ni iki cyakomeje? Nanjye mpari kugira ngo amatsiko yose nyakumare. Reka nkubwire ko uyu mukobwa yahisemo guhunga umubyeyi wamuhatiraga siporo ikomeye, bityo ahitamo kwirwanaho no guharanira ubuzima bwe. Ndagira ngo rero nkubwire uko byose byagenze n'amasomo akomeye yose akubiye muri iyi nkuru yacu. Ntucikwe n'iyi nkuru yuzuye ubuzima n'amarangamutima. Niyo mpamvu rero ngusabye gukanda subscribe kugira ngo n'izindi inkuru zacu zitandukanye hatazajya hagira n'imwe gucika. Ntagutindiye rero, reka twitangirire n'inkuru yacu y'uyu munsi. Gusa ndizera ko ukomeje kugubwa neza ndetse rwose kutuje, kubera ko nibwo iyi nkuru uri buyumve neza ndetse uri mu mutuzo udasanzwe. Mu by'ukuri ni umukobwa wahungiye mu bwiherero bw'umusore. Byari ibihe bidasanzwe. Nawe ndagira ngo ubitekerezeho aka kanya. Umuntu aramutse ahungiye muri dushe yawe uri mukaraba, ndabizi ko imyenda yose uba wavanyemo, ibintu byose washyize hariya, usigaye nyine ubundi uko wavutse. Ibaze rero umuntu agusanze muri dushe yawe agutunguye ataguteguje. Mu by'ukuri wabyakira ute? Wabifata ute? Ibi nibyo byabaye rero. Ni ukuvuga ngo ese waba warigeze utekerezaho wahungira igihe wumvaga isi yose ikurangiriyeho? Niko kuri njye byagenze. Wari umunsi udasanzwe, ubuzima bwanjye bwarahindutse ubwo nahuraga n'umukobwa wari mwiza ariko ntari nigeze menya, ariko yampaye isomo ntazigera nibagirwa mu buzima bwanjye. Icyo gihe rwose nari mvuye koga muri pisine, nari meze neza, numvaga mfite amahoro adasanzwe, maze niko gufata umwanzuro njya kwiyuhagira neza. Ubwo nagiye muri dushe yanjye, bityo imyenda yose shyira hasi, ntangira gukwirakwiza amazi ku mubiri. Ariko ubwo rwose nari nkiri koga, naje kumva urusaku rwinshi. Urwo rusaku kandi ntabwo rwaje rwonyine, ahubwo hari harimo umuntu uri kwiruka cyane kandi akiruka asakuza, bigaragara nkaho hari ikimubangamiye. Ni ukuri bitaratinda nagiye kubona mbona umukobwa mwiza wari mutoya rwose, asa n'uwatakaje ubwenge, asa n'ubabaye cyane. Yaje yirukanka cyane, inzugi abakubise hariya, abayinjiye yihuta cyane mu cyumba cyanjye cy'ubwiherero. Ubwo ndavuga dushe nari ndi gukarabiramo. Yahumekaga insigane, nanjye naramurebye mbanza kwitsa umutima bitewe n'uko amarangamutima yamfashe. Mu by'ukuri narebaga byose kuri we ndetse nawe akareba byose kuri njyewe. Gusa uko nitegerezaga harimo ibyo ntasobanukirwaga neza. Ese mu by'ukuri impamvu yari iyihe? Kuki yarahungiye mu bwiherero bwanjye noneho agacunga nanjye mvuye muri siporo ndi gukaraba? Reka dukomeze n'inkuru yacu kuko amatsiko yacyari menshi, ariko ndagusezeranya ko ari buze gushira bitewe n'uko iyi nkuru ari nziza cyane. Mu by'ukuri nagerageje kumuganiriza buhoro, mubaza nti se urashonje? Ufite ikibazo se? Ariko mu by'ukuri we yaracecetse cyane, areba hirya no hino, bigaragara nkaho yitinya. Mu by'ukuri hashize iminota mike, umugabo mukuru nagiye kumva, numva ari ku rugi rwanjye ari kugerageza gufungura umuryango, agakomanga cyane asakuza ati ndabizi uri hano, sohoka, ndabizi uri hano, ndetse rwose gira vuba uve muri iyo nzu usohoke kuko ndagukeneye. Ati kandi ibintu byose wakoze ngomba kubiguhera igihano ndetse kikakubabaza
ku buryo utazongera no kubitinyuka. Disi umukobwa aho yari ari muri iyo dushe n'uwo musore yari yagize gutya yamwuriye kura kuntu umuntu yaza agahita gusimbukira mu bitugu. Ni ukuvuga ngo umukobwa yari afite ubwoba bwinshi, yumvaga ko akeneye umuntu umuba hafi akamufata ndetse akamukomeza. Ni muri urwo rwego rero yahisemo kurira wa musore, amwurira mu bituza atangira kumufata aramukomeza, kuko yumvaga ubwoba bwamwishe atashobora kubaho nta muntu umufashe. Mu by'ukuri umusore nawe yatangiye kugira ubwoba, aravuga ati reka mpitemo kwicecekera no kurinda uyu mukobwa, ntago ndi bumenye uko wenda biri buze kurangira, kubera ko umutima wanjye nawo wambwiraga ko ngomba kumurengera. Nyuma y'akanya gato rero wa mugabo yaje kurambirwa bitewe n'uko yagumye inyuma y'urugi, akajya ahengeza munsi y'umuryango ngo arebe ko uwo mukobwa arimo mu by'ukuri ntamubone, kubera ko wa mukobwa yari yamaze gusimbukira mu bituza bya wa musore. Mu by'ukuri wa mugabo yaje kugeraho aragenda. Umusore ati sinari nzi ko intangiriro y'iyi nkuru ndende yari itangiriye aho ngaho. Mu by'ukuri agafilime kacu gasa n'aho ari n'inkuru itangaje kakomeje gate. Umukobwa n'ukuri yatangiye guca bugufi, arangije akabyarira buhoro, arangije abwira uyu musore amagambo make ati nari nshonje, akabivuga bitama amarira, ati rwose ndananiwe, ati nashakaga guhunga niyo mpamvu nagufashe gutya. Umusore ati yansobanuriye ko yari yarahunze umubyeyi by'umwihariko bitewe n'ibintu byinshi yari arimo amukoresha, ati yamutozaga siporo nyinshi ariko akamuhatira ibintu birenze ubushobozi bwe. Mu by'ukuri siporo yari yarabaye nk'igihano kuri we. Umunsi ku wundi yakoraga imyitozo ikomeye, akabwirwa ibitutsi byinshi, agakubitwa igihe kinini, by'umwihariko ubwo yabaga yananiwe kugera ku ntego se yamuhaye. Mu by'ukuri yari yaramaze kwiheba, yarabaye nk'umushumba uhigwa n'uwitwa umubyeyi wiwe. Nyagasani wibuke, abana benshi burya bahabwa impano cyangwa se ugasanga bafite impano zitandukanye, ariko burya iyi impano ishyizweho igitutu ndakubwiza ukuri ko iba nk'iminyururu ibaboshye. Se rero yahoraga avuga yuko yifuza ko umukobwa waba intwari muri siporo mpuzamahanga, dore ko yaboneragaho nyine akamwigisha gukina ibintu bikomeye, akamwigisha kumenyera ububabare nk'ikintu gisanzwe, ndetse akamuhatira guhunga amarangamutima yiwe. Ibi byose rero umukobwa yabibwirwaga akababara, akabikoreshwa akarira, yewe kugera n'aho yihanganaga, ariko bikagera ku munota wa nyuma akavuga ati papa urambangamira. Mu by'ukuri umukobwa yakomezaga kubwirwa amagambo mabi buri munsi, aho se yamubwiraga tugomba gutsinda cyangwa se ukabura agaciro mu muryango wanjye. Mu by'ukuri umukobwa yakomeje gutotezwa, ndetse bakamubwira ngo uburyohe bwo gutsinda bugomba gupfukirana agahinda. Ati ibi byose uri kunyuramo nubwo bikugoye, atari ko n'ubu umuntu ukomeye ubu bubabare uzabwibagirwa. Nyamara umukobwa we yarababaraga bikomeye, akumva yuko agahinda azavana ahangaha n'ubundi ariko kazaranga ubuzima bw'iminsi yose. Uko iminsi yagendaga ishira rero niko umutima we warushagaho gucika intege zo kwihanganira ibyo byose byamubabazaga, dore ko atari umubiri we gusa wananirwaga, ahubwo na roho ye yakomeretswaga bikomeye cyane, ndetse rwose akumva akomeje gucika intege. Umusore aragira ati mu gihe twaganiraga nibwo numvise uburyo yifuzaga ubuzima bwisanzuye, ndetse akifuza kubaho nk'umuntu usanzwe, aho yambwiye ko abashaka guseka atitinya, akaryama adafite ubwoba bwo gukangurwa ngo abe yasunikirwa mu myitozo y'ijoro. Mu by'ukuri byatumye nanjye mubaza akazina ke, kuko numvaga nifuza kukamenya, kuko yambwiraga ubuhamya bukomeye, nkumva ari umwe mu bantu batazava mu bitekerezo byanjye. Akazina ke yaje kukambwira, ariko rwose ubwo yakambwiraga nabonaga rwose afite icyemezo kidasanzwe, ndetse yiteguye kuba yahindura imibereho yiwe ndetse n'uburyo yari abayeho. Mu by'ukuri yari yiteguye kuvana ubuzima bwe mu mwijima. Byagaragaraga nk'aho yamaze kwemeza ko agiye gushaka undi mutoza uzajya umutegurira imyitozo, kuko nubwo rwose uyu mukobwa yangaga imyitozo papa we yamuhaga bitewe n'uko yayimuhaga nyine mu gahato, ariko nyamara yakundaga akazi kiwe, agakunda imyitozo yo koga yakoraga, dore ko ari siporo yamubaga ku mutima. Umusore ati naramwumvise neza, ndangije ndamuhumuriza mu magambo meza, naramubwiye nti ntabwo ugomba rwose kwitangira ibintu byose kugira ngo wemerwe n'umubyeyi wawe.
ati agaciro kawe karenze ibyo ushobora gukora. Ni amagambo uyu musore yabwiye uyu mukobwa. Akimubwira aya magambo, disi umukobwa yatangiye kurira, amarangamutima aba menshi rwose. Ubwo nibwo navuga yuko yongeye guseka nyuma y'igihe kinini yari amaze ahura n'uyu musore, bitewe n'uko ibyamubabazaga byabaga ari byinshi. Kumva ijambo nk'iri ngiri rikoze ku mutima wiwe ntacyari gutuma adaseka. Umusore ati rwose isesemi y'inseko yari yaramaze igihe rwose yaribagiranye. Ati nagiye kubona mbona isutse imbere yanjye. Umukobwa aramwenyura araseka. Byari ibihe byiza, byari ibihe bidasanzwe. Ati byarangiye rero bibaye ngombwa ko uwo mugabo se w'umukobwa agaruka, ndetse agaruka yariye karungu. Ati yaje yasaze rwose atongana, asaba umukobwa we gusohoka akajya mu myitozo. Ati yamubwiye amagambo akomeretsa ntazigera nibagirwa. Ati yaramubwiye ngo ntabwo uzigera uba umuntu ukomeye niba udakomeza kunyumva, niba udakomeza kuza ngo ngutoze. Ariko mu by'ukuri uyu mukobwa ntiyigeze asubira inyuma ku mwanzuro yari yamaze gufata, dore ko yari yiyemeje gusiga se akajya gushaka undi muntu uzajya umwigisha siporo neza. Mu by'ukuri uyu mukobwa yaje gusohoka, arangije abwira se amaso ku maso ati rwose ubuzima bwanjye buruta imyitozo yawe. Ati rwose ndashaka kuba umuntu utanyuzwe n'itsinzi gusa, ahubwo nkishimira no kuba ndiho kandi nkabaho nigenga ndetse ntekanye. Ati wankoresheje siporo nyinshi zarambabaje, waramvunishije, urangije umbwira amagambo akomeretsa. Umukobwa mwiza nkanjye w'umwana wawe ntari nkwiriye, watumye mbura umuntu unyitaho bitewe n'uburyo wanyirizaga mu myitozo. Ati ariko kuvaho naguhungiye nibwo natangiye kubona ko mu buzima harimo abantu b'ingenzi ndetse umuntu ashobora no guhungiraho, nubwo akenshi bikunze kubaho umuntu atabiteganyaga. Kuva uwo munsi umukobwa yabwiye ayo magambo se, ese atangira kwitonganya ndetse umujinya mwinshi uramwica. Atangira kurakara avuga ati nawe urasuzuguye. Ati genda uzaba wirebera ibizakubaho. Ati nge nta mukobwa ujya usuzugura cyangwa se ngo hagire n'undi muntu ujya usuzugura ngo bimugwe amahoro. Mu by'ukuri umukobwa yarabirebye, nta kindi gihe yari afite cyo kubabara bitewe n'uko yari yaranyuze muri byinshi byamubabazaga. Yarongeye aramubwira ati nge nishimira rwose kuba nabaho ntuje ndetse ntari ku gitutu cyawe. Ati warakoze kumbera umubyeyi, n'ubu nzakomeza nkwita umubyeyi. Ati ariko uburyo wambangamiyemo nabyo ntabwo nzigera mbyibagirwa. Umukobwa rero yahisemo guhagarara ku byo yumvaga, by'umwihariko yifuza mu buzima bwiwe bitewe n'ibyari byaramubabaje byinshi. Kuva ubwo ngubwo rero bitewe n'icyo gitekerezo yafashe, wa musore nawe yaramushimiye, aramubwira ati rwose ubaye umukobwa w'umugabo, ubaye umukobwa uzi gufata icyemezo, ubaye umukobwa ushimangira kubaho ubuzima bwiza kandi bumunyuze, ubaye umukobwa rwose udasanzwe. Ati nanjye uburyo nkubonye ndetse n'uburyo nahereye kera nkubona, nabonaga ko uri umukobwa w'umunyamurava, ndetse nkabona uburyo uri umukobwa ukunda akazi kawe, bitewe n'uko kuba papa wawe atarakomeje kugutoza wiyemeje gushaka undi mutoza, ariko mu by'ukuri akazi kawe ntigahagarare. Ati nabonaga uburyo uteye neza, nkabona ko rwose uri umwe mu bakobwa beza nanjye nakwifuza kumenyana nabo. Niyo mpamvu rero nanjye guhera uyu munsi rwose bitewe n'uko twabanye igihe kinini, ndifuza kuba nakugira umukunzi wanjye. Umukobwa acyumva iryo jambo, acyumva ayo magambo y'uwo musore, byamukoze ku mutima. Aravuga ati be nanjye rwose nta handi najya. Ati ni wowe wankijije, naguhungiyeho, n'icyemezo nafashe nyuma nagifashe kuko wandokoye ndetse rwose ukambikira amabanga. Ati ntacyo nakwima keretse icyo udashaka. Ati kandi niteguye kuzakubera umwana mwiza, nzakubera umugore uzaguha buri kimwe, ndetse rwose ntacyo uzigera umburana nk'umukobwa warezwe nabi ariko akarokorwa nawe. Ni ukuri uburyo wanyitayeho ndabizirikana kandi mbihoza ku mutima. Ati nanjye nzahora ngukunda iteka ryose. Disi barahagurutse barahoberana, umukobwa yambira umusore, umusore nawe yambira umukobwa, bakomeza ibihe by'urukundo rwose barishimana ibihe ubona ko biryoshye. Disi wa mukobwa atangira kwibagirwa bwa buzima bubi yarabayemo. Ngwayo nguko rero uko agakuru kacu karangiye, aba bombi rwose biyunze, banibereye inshuti, biyemeje kuzajya kwibanira kandi bombi bameze neza.
rwose umusore aragira ati iyo nkumbuye icyo gihe mpita nibuka yuko rwose buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuba yahitamo ubuzima butamubabaza. Ati uyu mukobwa yambereye isomo rikomeye nubwo byarangiye abaye n'umukunzi wanjye. Ati burya n'ikindi kintu cyiza ni ugufasha abandi kubona agaciro kabo. Ati kuko nakomeje uyu mukobwa biza no kumuviramo ikintu gikomeye. Ati rwose tujye dukomeza abandi bantu ndetse tubafashe kubona agaciro kabo aho gukomeza kubahatira ibintu byinshi, yewe tukaba twagira naho batari bubashe kugera. Ati kandi rimwe na rimwe umuntu akeneye umuntu umubwira uti uri umuntu w'ingenzi kandi urukwiriye urukundo. Mu by'ukuri amagambo nk'aya ngaya ashobora gukomeza umuntu akaba yanatuma akora ibintu bidasanzwe nk'ibyabaye kuri uyu mukobwa. Mu by'ukuri wa mukobwa yahinduye ubuzima bwe kandi rwose n'uyu musore akomeza kwishimira ko yabaye umwe mu batumye uyu mukobwa yongera kwizera ko ubuzima bwe bushobora kuba bwiza ndetse bugahinduka bukanajya no mu muyoboro mwiza yifuzaga. Ngayo nguko rero inkuru yacu naha tuyisoreje hamwe n'amasomo akomeye, ndizera yuko yakuryoheye. Mureka nkwibutse gukanda subscribe rero utange n'igitekerezo cyawe kandi wibuke no kuyisangiza inshuti zawe kugira ngo nabibafashe. Twongere duhure mu yindi nkuru ndaza kuba ngutegurira mu masaha ari imbere, dore ko inkuru nziza kandi zidasanzwe nta handi wazisanga uretse kudukurikira ubundi tukazikugezaho.